umuntu wari we wese wakoresheje ikiganiro umuhungu wanjye ko ari injiji nta bwenge bafite ni ibigoryi Samusure yagiye ngo afashe umwana ku ngufu nkaho yabihagazeho nkaho nyina yaramfashije amaguru ntaba ninjiji ubujiji se ko bukira ntabagome gukora inkuru itari yo ngo ubone amafaranga ntubugome ahubwo yabivuga yakanabibwiye RMC nabira biganiro niba bihari bakanabisiba hano hari indyarya ziri hano atagusaba na bitanu ngo bimuhe ko kuzi ko nta kuri kumuvamo ariko uriya muhungu Samusure mbabwiza ukuri findi irutwa na so araroga ndabizi neza ko kuri no mihanda tutabihuza na benshi. Yes, bakunzi ba KOP turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu yaje mu isura nshya yiyogoshesheje yabaye umwana muto cyane. Mwarimu umeze ute? Ndaho. Uraho umeze neza? Ndeba nta energy. Ndeba nta energy. Kwera? Ndabona nyine uri pose cyane. Ntabwo ari uko pose mba ndi gutekereza. Energy ntabwo igaragara muri ntuza. Umeze neza? Sawa rwose. Ese mwari? Gufasha umuntu ni itegeko gufasha gufasha umuntu gute nyine wenda tuvuge ngewe nkwemereye wenda kuguha 10,000 ariko nyine igihe kirageze sinyaguhaye uko ntabwo ari ugufasha nukubaha isezerano watanze mu gifaransa baravuga ngo la promesse est une dette hanyuma mu giswahili bakavuga ngo ahadi ni deni anyumva kandi ngengeraho ejo wagira ngo waranyumvaga ndi gutekereza ariko iyo abantu bakorana bageraho bakajya batekereza ibintu kimwe ejo nzamuka tujistegeze muri no korosi ryo guhagakire narimo ngenda numva nsanga ahubwo ahadi ni haki la promesse est un droit ngenda kubikubwira nakwemereye donc niba rikuvuye mu kanwa ukemerera umuntu ikintu ubwo byabaye uburenganzira bwe byabaye ideni umurimo nubwo atabiregera so aho impamvu imivugire ibyo waruvuze gufasha umuntu ntabwo ari itegeko ariko kumuha icyo wamwemereye ni itegeko kuri wowe muri droit civile nibuka n'ibiryo tegeko ririmo ariko bivuga ko amasezerano hagati y'abantu bemeranyijweho yaba yanditse yaba avugwa ahinduka itegeko hagati yabo bo bwabo yego yari hagati yabo bwabo ntabwo iryo hanze riza kuri hanze byaregerwa yego ariko conscience ya buri muntu ivuga ngo niba mwabyemeranyijwe ni mu byubahirize none se buretse nanjye mbikwemereye igihe kikagera wenda nakwemera ibyo 10,000 ariko igihe cyo kuyaguha nkayabura cyagenda gute no ariko ntibivanaho ko ari conscience yawe wowe urarwana conscience nta wakujyana mu rukiko ngo yanyemereye 10 none se wese wanjyana mu rukiko ntabwo bishoboka kandi uvuga ngo ntabwo byaza mu rukiko ni hagati yanjye nawe niba warayemeye uyemeye urarwana n'umutima nama wawe mu rukiko ushobora no kuba umwere ariko wowe conscience ntabwo izakubara ko wemeye 10,000 none ntubitanze uwo wabyemereye nawe yakabaye yumva impamvu yatumye utayabonera ku gihe kumva ntabwo byakabayemo umugaga abantu babiri bemeranyijwe ikintu nta mugaga wakabaye kubwo wabwira umuntu ngo dore nari nakwemereye 10,000 none umwana yarwaye dore nari nakwemereye 10,000 none moto yagonze moteri dore mukabyumvikana kuko ni hagati yanyu nta wundi mutanga buhamya impamvu mbikubajije rero witwa Jackie nyuma yuko buretse gatoya ngo sindatanga amasomo bijyana uze kubyibuka ndabyibuka kamanze nditange rino somo rirangire kuko ni societe n'umuryango nyarwanda ibyo rero biba hehe harimo amasomo abiri irya mbere rihatse byose ni ukutamenya kuvuga oya na Rutayisire abyutsa byigisha kwa Baraka uriya mwana wo muri Baraka derutse gura mu mujyi ndavuga ngo azajya atumira Rutayisire kenshi kuko iyo Rutayisire yavuze nanjye mbonaho mpera umuntu utabasha kuvuga oya cyane noneho umugabo aba ari ikibazo ni manque de responsabilité ibintu byose urikiriza ntubanje kureba njya nkunda mu nshuti wanjye wa wundi w'ubwatsi we ubwatsi bwe buba bupanze kuva ku itariki 23 kugera 22 z'ugutaha haba handitse ngo buri kantu niko bimeze mbere yo kugira ngo akwemerere bya bindi 10 abanza kare muri yakari niko ameze
nanjye muri no weekend hari umuntu w'umushuti wanjye dusanzwe tukina umukino w'amafaranga ndamuguriza akanyishyura yansabye 30. Nakubita imibare yanjye nakubita ingendo mfite nakubita ibimina ndimo nkabona biri kwanga nanjye nkatangira kwishyuza nakwishyuza byakwanga nkavuga ntibyanze bikarangira twemeranyije wenda ko namuha 15 mukumvikana ariko ibyago ku muntu utahakana n'ubu ngubu hano hari message muri message nakwerekaga harimo wansabaga amafaranga ndavuga nti nkurikije situation ndi mu kazi wenda amafaranga nyafite mu mufuka ngomba kujya gushaka umu agent kandi sinagarika akazi purusa mpitamuhakana nkavuga ngo birashoboka ariko sinona icyo nacyo ni igisubizo cyiza ariko hari abantu nakwita ubwo ndabita ngo iki bafite personality ziba neutre cyane ndaza kukwereka n'ingaruka zabyo iyo utabasha kuvuga oya cyangwa ukavuga yego uko wiboneye bikazakugonga ukaziro turuva hari umuntu wemereye promesse y'ibihumbi 50 kandi ari umunsi wo gutangira kw'amashuri cyangwa ari wo munsi agafuka k'umuceri wawe karangira cyangwa ari wo munsi wishyura nyirinzu na gaze ivuga kubigendamo gakeya ntawe ugufatiraho icyuma ntawe ugufatiraho imbunda ngo vuga yego umuntu agusabye 50 ushobora kumuhamo 40 urananyibukije ubwo reka bite nandikira umuntu nanjye ko amezi twahanyara arimo ararangira nuvuga ngo nta gahato karimo ndagakuza kubyibagirwa nta gahato karimo gutanga isezerano ariko niba waritanze byumve ko rikuzirika wumve ko nuri kwishyuza yarigize droit ahadi ni haki byabaye uburenganzira nawe byabaye ideni kuri wowe ugomba kuryonora sibyo nuko rero bigenda iyo bibi kibazo rero kuri wa muntu waryemeye atabanje gukora ya mibare nk'iya mushuti wacu ngubanze urebe ngo ko kuno kwezi nzinjiza 300 nkavanamo inzu ya 200 nkavanamo kwa murokore 50 ibindi 50 zayimanagenga gute ubwo sinashyizemo transport na communication none ukabona kwemera ngo iyo gahunda izashoboka yego icyo ni kimwe abantu benshi guhakana birabavuna ariko niba ndashima n'ukunda kubivuga ngo ibyago biri kuvuga yego ikazavamo oya umunezero uri kuvuga oya akazagira amahirwe ikavamo yego sibyo unsabye 10,000 nkabibura natera imibare yanjye nkabona biranga ariko ejo umuntu akanyishyura 50 nkahita ndigwa ari gutunguye numva nezerewe naho ukishima cyane ariko iyo ndi kwemereye nkasanga mu rugo hari urundi rutonde hari umwana ugomba kujya ku ishuri hari ugomba kujya muri stage hari ugomba nkasanga ndayabuze navuze yego nanjye ndahangayika kuko conscience irambaza ngo ko nayemeye nyakuri biragenda gute ingaruka zabyo rero pressure wowe wishyiraho cyangwa agushyiraho wow none se ni uburenganzira bwe arakwishyuza kuko ni ideni kuri we nawe arabirekarama nk'uburenganzira nta tumuryama rero sasa isaha wamuhaye yigeze nta tumuryama aguhamagara wa musaza w'umuhanda wa musaza w'umuhanda twagiye gusura amamagara 3 ku munsi ashaka iki ashaka bya bikoresho twemeye kandi nanjye ntabwo bizava ku mufuka wanjye ni mu nshuti hari mu minsi mikuru hari akantu twamwoherereje mfashijwemo n'umuhungu umushuti wanjye uba mu Bushinwa n'ubu ngubu hari undi uba mu Bufaransa ndi kureba ndi kugerageza kwagaza nibura ngo turebe ko hagati y'ipiki na Kinubi nibura kamwe kaba kabonetse ariko nanjye anshyira kuri pressure ntango nakwiramanta ko narabimwemereye yego namubwiye ko muri bikira gikorwa ikijyanye n'ibikoresho tuzabigiramo uruhare reba ameza ashize pressure rero hari aho ugera rero ukagira ukumva wowe ukaba amburuye ngo umuntu aranstressa kandi ari wowe wabimwemereye nuko byumva byatangiye ari uburenganzira ari n'ideni ariko utarikoze afite uburenganzira bwo kubikwishyuza ngewe rimwe na rimwe n'umuntu nahaye promesse ndihagazeho ndavuga ngo ntugatinye kunyishyuza kuko buriya n'uburenganzira bwawe shobora kwibagirwa nkajya mu bindi
ariko niba ari itariki naguhaye ni wowe ugomba kuyikurikirana kuvuga uti yageze. So rero iyo utabimusobanuriye neza agushyiraho pressure, ariko wakamubwira uti hari ibyahindutse mu mibare yanjye, ariko nanone nawe mbere yo kuvuga yego ukabanza ya mibare ukayireba koko bizamacinga. Yego umuntu umwemerera amafaranga kandi ari ukwezi ko gusora, byumva ukwezi ko gusora hari ibintu bya nyina ntarengo, ukwezi ko gusora, ukwezi ko kwishyura kujyana abana ku ishuri, amatariki yo kwishyura inzu, ibyo ni ibintu byose ugomba kubanza ugakozera kandi ibyo prioritaire mbere yo kujya gufasha abandi. So rero ntabwo ari ugufasha ubwo mvuze ari uwo waba uri guha ay'ubuntu, ari uwo waba uri guha ari kumuguriza, ibyo byose iyo wabyemeye biba pressure kuri wowe. Yego impamvu mbikubajije, voilà, uwitwa Jackie yararwaye, abantu bose barabimenye, bamwe ntabwo mvuze bose kuko hari n'abatarabimenye, ariko abenshi barabimenye bakurisha imbuga nkoranyambaga, barabimenye ko Jackie yararwaye akanaremba cyane kava ku mihanda. Hanyuma abantu bagenda bamusura, haba bakoze ama live, abakoze ama space, bagenda bamusura bakamukandira n'akanyenyeri. Ngira ngo natumye Pizo. Yego nawe yaragushimiye inde Jackie ibyari nzakumvisha akaganiro yakoze. Okay. Hanyuma ntabyo namenye ariko nzi ko nabikoze. Nabikoze nta bitandukanye na byari tuvuyemo, ntabyo nari namwemereye. Numvise gusa abantu bamutabariza ndavuga nti nanjye reka Jaco. Uwitwa Kiramani abana waremeye ati rwose nanjye ngomba kuzagufasha. Umukobwa ararwaye, arategereje ubufasha, arategereje, araheba. Akikira sasa umunsi wo kumwakira bamukoreye agakeke keza, bari kumwakira ku mihanda ngo bamuha karibu. Agahinda karamwica, bati Kiramani warambabaje, yarize. Abahungu bari kumwe, umwe yakomakoma ati nyaboneka Jackie tuza, undi akamubwira ngo mureke yinigure. Bavuga ngo mureke yinigure ni Kiramani. Urumva ni babandi buri kantu nababonye nibo bari bamukikije. Buri kantu yavuga, buri nguni yavugaga ngo Jackie tuza. Naho buri kantu akamubwira ati mureke yinigura avuge. Ubwo Kiramani rero niba twumva bakozemo ikiganiro, ntabwo ari ngombwa ko twumva hano icyo kiganiro kiriho nakibona. Yego yashobora wenda kuba atakibonye, ariko wari uhari se inde Kiramani nta wari uhari. Nagira ngo aramubwira nk'uwareba, burya ari kumurebera muri kamera. Ubwo rero Kiramani muri ikibazo cya Jackie. Ntabwo ari ikibazo, nuko niyubahe amasezerano niyo yamwemereye, ariko niyo yaravuze ati nagufasha. Ikiniga cyaje avuga ukuntu bamenya yavuye ku kazi bwije akazamukana akabido k'amata ngo akikoreye ku mutwe. Numva unkurikije ukuntu yabivuze ntabwo ari litiro imwe. Yavuze ko yari ayikoreye ku mata n'akabido, ariko birenze ni nka litiro hagati y'5 n'10. Nizo bamenya yajyanye. Noneho ikiniga cyaje kubera bamenya amasaha n'icyazanye. Noneho yakompara ayinya. Ibyo ntabwo tubanze twemere ko no kuba ari content creation nabyo nibyo. Kuko kuba umuntu yarakwemera ikintu ntacyubahirize si nko bijya ku mihanda, ariko nabyo ni ukuvuga ngo nabyo bigira ikindi bimara. Ariko abantu Kiramani ashobora kuba yaragiye akajya muri Rwishi akabura umwanya. Manzi yanavuze ngo arutwe na Mitsutsu niko atangira. Ariko Mitsutsu Nyagiso nabamenya abantu bakunda kubatangaho ingero nk'abantu bakora ibintu abantu batari babitezeho. Babyumva n'ukubera iki? Simbizi. Ntabwo mbizi kabisa. Umuntu wese ugiye gutanga urugero rw'ikintu kidashoboka gikozwe n'uwo batakekaga ko yagikora kiremereye. Ariko impamvu wenda reka mvuge nko kuri bamenya na Nyagiso ntabwo bakunda kugaragara mu itangazamakuru cyane buriya. Niyo mpamvu. Rero iyo bakoze ikintu nyine abantu iyo wongeyeho na Mitsutsu ngiye nshobora kureba ubuto bwabo mu myaka
n'ubuto bwabo mu gihagararo kuko abo bose bageranyije na Kiramani haba mu myaka habe muri taye byose Kiramani arabaruta cyane urabyumva niyo mpamvu bagiye kubwira Kiramani bavuga ngo urutwe na Mitsutsu urutwe na Nyakisu twe n'abamenye ibaze si yaza libeshe ngingo ntaho twe tuziranye akabati Karegeya urutwe na Pizo erezo bakara gikibuye ariko ntabwo ari itegeko nk'uko nabikubwiye nta nubwo ari ngombwa gushyira umuntu kwa Rwanda kubera ko ibyo yakwemereye nibyo nakubwiraga ngo ni hagati yanyu muragayana cyangwa ukamwandikira uti ibyo wanyemereye kutabikoze warangiza ukisura abantu ntabwo bashyira kuri pressure ku bandi ariko nanone niba wirinda pressure iga oya iga oya kandi ibi bintu ngo biravunana cyane cyane ku bagabo iyo babwira abagore yego guhakana ngo bivuna abagabo nkurikije nuko nanuza na service ariko risanzwe nanabizi oya iravuna yego oya iravuna iyo rero iyo wihaye yego izi aho igutera pressure fo kwitonda mu byo tuvuga ngewe ubu nyinumva ngewe maze kubibona ko ngewe nanjye byambaye ingaruka gutanga ama promesse no kuyonora bikamvuna nashyizemo niyo hagati hari yego oya na birashoboka so birashoboka ntacyo mba nkujije niho handi nakubwiye ngo urasaba senkani niyara nkuhakanire ejo ningwira venti nyaguye ko nta kintu nta murunga unzirikanyije nawe kucyo twavuganye yego nirinze wewe uransaba service iri mu mibare ngiye nkakwemerera iri mu mwuka iri mu cyuka ubwo aho nzashobozwa niyo byaba bibiri wabyakira nigeze kubaho urugero rw'umuntu ariko nta promesse n'inama yarantunguye sinzi ikibazo yari yagize mu kazi none azi wanjye aza ku biro byanjye muri SOS ansaba amafaranga none icyo gihe hari periode Airtel yatangaga udutelefone dutoya tw'umweru n'ubururu turimo n'amayinite y'ibihumbi 10 ukakagura 10 ariko harimo amayinite y'10 rero ngiye nakaguraga nkahita nshyiraho nkongera nkagura kandi wa muntu aza muri iyo periode nabwo rero ngiye kuba telefone irimo n'amayinite nguhe na bibiri bigusubiza aho wavuye noneho aya mayinite aragufasha gusaba amafaranga ahantu hanyuranye aho kugira ngo nyaguhe yari umuntu nubwo nubwo twabyirukanye nuko ari urungano mu gace twarabanye Butare ariko aba mu bye nanjye mba mu byanjye none ngiye kubona mbona nyituyeho ntago nari kumwihakana ariko nkurikije igihe cyari gishize tutabonana nkavuga ni nubundi ni nyaguhatse kizongera kigende kibe nk'iki nkakaga telefone na nubu nta nubwo yarambwiye niba hari umusaruro byatanze ikigaragaza ko nubundi niyo nyamuha nubundi byari twari kuba tubyaranya so rero ifo ko abantu biga gutanga n'igisubizo kiri hagati na hagati ntago ibintu byose muri sociology ntago byose ari positive na negative hagati harimo ikindi mu mibanire hagati harimo ikindi kintu kinini kandi harimo ibindi bisubizo byinshi udahakanye utanemeye hagati harimo bindi byinshi nanjye icyo kintu madame yaragiye kuzakinziza inde madame cyo kutavuga oya abadamu bo baranabikunda iyo uhakanye arwana nayo ariko akagira akabona ko aribwo uri n'umugabo ibintu byose uvuga yego byose navuga zakwambika urugera ku birenge yego uza kana kayagize gutya uzangire gutya umuntu aramamagaye kambwa ati ejo uzanshakire nk'agacumi ngo yego abizi ko ntayo mfite madame akabyumva kandi azi ko we yagusabye bitanu kabibura urumva nkajya ku mbaraga zo kuyashaka kugira ngo nyabone kandi ibyo madame yagusabye byo nta mbaraga uri gukoresha ngo uyabone kuko we nta pressure gushyiraho we nta pressure nshyiraho abantu bige kuvuga oya hanyuma bashake n'ibindi biri hagati yabo ya na yego uvuge yego uri sure yego niba ari amafaranga ndabizi ko cyane cyane ni amafaranga ese uyafite mu mufuka uyafite muri telefone uyafite kuri konte uyafite mu rugo kwemera ibyo utazaba ugatanga promesse uvuga ngo duhembwa kuri 25 ejo bundi wajya kubona ukabona babahembye kuri 5 z'ukundi waratanze promesse ya 26 yego karagaciyemo karakomeye nubwo kari gaciyemo ariko karakomeye nizere ko n'abantu hari icyo batoyemo
cyane Ahubwo- kuko biri kwigishwa n'abantu benshi nari nsanzwe mbizi ariko Rutayisire nawe mu kanya arabivuze twigire ku muryango. n'uwo ni wo Hmm? n'uwo ni wo Nawe ni umuryango se? ayinya ntuvuzemo madamu se twavuze se amashuri y'abana none se. Yego, tujye ku muryango ho gato turebe ese umwana, njyewe mbyaye umwana, wenda tuvuge ndi umukobwa, nkabyara umwana, nkamubyarana n'umugabo, ariko uwo mugabo ntagire icyo amfasha, nkaza kubona undi mugabo ariko umwana akaba afite irangamimerere rituzuye, uwo mwana yitwa uwande, yanditse kuri njyewe gusa, nta papa uriho. ibintu rero by'abana ni ukwitonda kwitonda. umwana tugira umwana biologike uvuka mu ntangazande nande, intangazande zivanze n'izande, Yego. uwo ni umwana biologike. Tukagira umwana sociale malgré que yavutse ku ntanga za runaka, nyirakanaka na runaka bavanze intanga, havuka umwana biologike, sibyo? Yego. Ariko wa mwana biologike ari gukura mu maboko yandi, role model, arasangira nande, ninde umujyana ku ishuri, ninde ugira gute, ubwo ni umwana sociale. Yego. Ninde umutuma, yita nyirakuru nde, umwana sociale. Ba nyirasenge ni abase uwo babana. Hanyuma tukagira n'umwana mu irangamimerere, mu buyobozi. Yego. Mu buyobozi yanditse kuri nde. Hanyuma tukagira n'umwana sociale, niyo ibizavamo finance. Umwana sociale n'umwana administratif byafekita finance, n'umwana muri finance. So icyo bishatse kuvuga ni iki rero, kwihakana umwana rimwe na rimwe ni ku mpamvu surtout za finance. Byumva? Yego. Finance nabwo ntabwo ari ugufinansa amashuri ye, izo nabyita sociale, ahubwo kuba zakuzungura. Administrative ma niba ari mwirangamimerere uri nka se, azakuzungura cyangwa azagusaba umugabo 8. Yego. So uwo niwe mwana tugira hano muri societe. None reka guhere uwo nguwo wacu. Umukobwa yatewe inda nkuko audio bayimpaye, unamusaba uburenganzira nashaka niyemera tuyizayicisheho. Donc umukobwa yatewe inda yiga segonderi, hanyuma arabyara, umwana agize umwaka n'igice abona umugabo, wa mukobwa abona umugabo. Umugabo amushatse azi ko afite umwana utaruwe, sibyo? Yego. Umugabo barabana, sibyo? Ariko ntabwo ahaha ngo avuge ngo uyu mwana utari wanjye ntari burye. Ntabwo ku ishuri ntabwo ari hamwe rivali ngo uyu nguyu yamusige. Babyumvise? Socialoma yamugize uwe. Uri kunyumva? Ndi kubumva cyane. N'umwana yamwise papa. Cyane. Mushiki w'uyu mugabo ni nyirasenge w'uyu mwana. Sociale. Hanyuma administrativement uyu mugabo ntari kwiyandikaho umwana, sibyo? Ariko ntacyo bimutwaye kuba kumufata en charge socialement, kutamwiyandikishaho, aratinya finance ko azamusaba imitungo. Birashoboka se ko yamwiyandikishaho? Buretse birashoboka cyane. Sinzi impamvu ahubwo icyo batagikora. Niba byemera umugabo, niba byemera umugabo yamwiyandikaho, ibyo nta n'imibare, nta n'amasegonda. None se ko muri audio bavuga ngo birasaba ko abanza kumwadabuta. Oya. Ko wayumvise neza? Wayikoze se we mwizeye ku kiye kigero? Ngiye budi hano kuki yabanje kundeba, nuko azi ko hari ibyo murengeje. So mureke rero. Yanyumva? Mureke. Kuba nyitabaje nuko azi ko hari ibyo murusha. Cyane. Good. Bimeze biti. Icyambere, uyu mwana nta wundi se azi. Ise bio ntibindeba. Ise bio nta teza rwaserera avuga ngo hano hari umwana wanjye. Sibyo? So bivuze ngo umufite socialement ashobora kumutunga administrativement, ikitabaho ni biologiquement. Namutunga administrativement ubwo financierement niwe. Abantu rero bakwepa administratif kubera gutinya finance.
urabyumva ndabyumva iyo umugize uwawe abazakuzungura najya no gushaka niba ari umuhungu uzamukwera naba ari umukobwa uzakira inkwano ze cya kigofero niwe bazacyana ibyo nibyo abantu baba bari gutinya ariko niba umugabo nyirizina le père bio atagaragara atigaragaza nta cyugazi atera urwo rugo umwana n'uwuyu mugabo umurera hanyuma umukobwa sinzi igihe yamwiyandikishirijeho ariko nuko se n'ibikorwa kwa muganga bikorerwa kwa muganga simbizi igihe byatangiriye ariko aba bantu barasezeranye ivangamutungo n'uwo mwana arimo cyo ni kimwe barebe regime matrimoniale basezeranye icyari ikibazo nuko uyu mugabo yaba atari wiringi kumwandika cyo ni ikibazo urabyibuka bya bindi Maître Maurice yatubwiye ko umugabo akorera umwana byose ariko kurira mati wabyumvise uyu mugabo abaye atari bene nkuri ya Maurice yavugaga aba umwana nuwe hanyuma uno mukobwa niba cyangwa ari umudamu akajyana avuga ngo niryara umwana agomba kubwirwa amateka nyakuriye yego yavuga ko umwana amaze kujya 12 hagati ya 12 na 14 yego imyaka agezemo ni début de l'adolescence atangiye gukura atangiye kwiyubaka atangiye kwirera atangiye kwiyorienta ni ya myaka uhitamo umukino ukina ni ya myaka uhitamo idini wasengeramo ni ya myaka uhitamo inshuti ni ya myaka utangira kudevelopa ibyo urya ibindi ukaziririza vuga ngo nzanywa inzoga cyangwa nzanywa itabi cyangwa nzanywa ubushera icyo gihe umuntu utangiye kwiyubaka muri icyo gihe ntabwo ari uwo kuvangirwa amakuru yo kumuvangira ubu yaretse ko bita pu kandi abo bana baba bari segonderi nuko byamutera shite nawe iyo afite andi makuru atizeye niyo myaka yo kuyibazaho so rero niba we muri we amakuru amurimo ari uko umugabo wa nyina ari wese nta yandi makuru akeneye bareka arangize iyo adolescence wenda arangije nka humanité nibwo bamubwiza ukuri ariko hagati aho ubwo wenda tubare kugera ku myaka 18 20 ariko hagati aho habe higwa ngo uyu mugabo yemera kumugira uwe nahita bikora nta wabajije none umwana agumana amakuru ko wawunda ruwe azabimenye kuri 30 noneho agiye gushaka umugore akavuga ati ariko nubwo uyu papa yakureze hari undi mu papa w'intuza gito aba ari we wifatira umwanzuro ati nubwo yabaye gito mumuzane mumwicaze hariya mumuha agacuma ka wenyine aba akanyinyira ubumwe nako nyenyira urabyita gutyo oya bakita agacuma k'incike aze arebe ibirori ariko mumuha kato wowe uri kuvuga kunyinyira ni positive oya muzamwicaze hariya mu bavumba kuko ntacyo yigeze akora ku buzima bwanjye ariko nkeneye no kumureba ku myaka 30 we ashobora gufata umwanzuro ashobora no kuvuga ati noneho ndabyanze n'ubundi niba ari we wambyaye nawe naze hano muri ba papa babiri ariko ni imyaka ikomeye yo gufata imyanzuro wone wa muntu ushobora kuba gitifu w'akagari ushobora kujya guca urubanza rw'abantu bwo mu muryango ukomeye ibyo mu mutwe ntibiba bigihari abakomeye yego so ubwo numva ngo igihe cyo kubimenya kubwizwa ukuri ku atari se ni nyuma y'imyaka 18 ariko iyo myaka 18 yakabaye igera baramaze kumvisha se yabwirwa undi se kuri 18 igihe wa wundi umurera atemera kumwandikaho hanyuma yakwemera kumwandikaho nibivuge ngo birarangiye ntazabwirwa se akazabwirwa se nyuma ya 25 ari umuntu wifatira umwanzuro akamenya uko abana nawe yamushaka akamutera ibipfunsi yajya gurira ikote se ise wamureze nawe akamushyira boda boda ibyo ni bimureba kuko ni umuntu responsable ufata umwanzuro urabyumva hari n'uwagenda akamudihada cyangwa se nawe agakubita ya mibare urumva agakubita ya mibare akamenya ati uriya niba ari we data mbanye nawe gutya byatanga iki niba afite ibintu niba afite ubwatsi afite imitungo cyangwa nta nabandi bana afite cyangwa mbese ibintu nk'ibyo agakubita umubare akavuga imibare yakubita niyo yamubwira ngo urabana gute n'uyu papa wa kabiri kugira abapapa babiri nta nibirenze kubiyumva ibyo ariko ni uburenganzira bw'umwana ku myaka ye ubasha kumanaginga ayo madosiye yombi
ndabazi hari abana bavuka mu ngo z'abandi urabyumva hari abana bavuka mu ngo z'abandi agakura ziko se ari nyine urwo rugo ariko yagira imyaka iri hejuru akabwirwa se nyirizina kandi akabigendamo akamenya uko abimanaginga cyane bitewe n'umuryango na values n'indangagaciro z'uwo muryango yego nibibi intambara kwa akamenya kwa papa hariya kwa papa hano hari n'ibihanganye byagiye biyobora ibihugu rwose ari uko urabyumva akamenya kubigendamo kandi buri ruhande akavanamo avantage no kurundi ariko wa mwana muzima wakuze neza akagera ku myaka yo kubasha kwakira ibyo bintu nkugenda ku magi nyine akamenya icyo arakorera papa wamureze ntikibabaze papa wamubyaye akamenya icyo abwira papa wamubyaye ntikibabaze papa wamureze akabagendamo nta kibazo cyangwa akanabahuza bakabishuti pourquoi abirenze so rero ibyo rero nayo ma etape ngira ngo uriya mudamu nicyo ngicyo yibazaga abaza ngo uyu mwana amakuru nyayo yayamenya gute muri adolescence saho kumenyera bene ayo makuru ari paradoxal urabyumva yego donc avuguruzanya nibagumishemo niyo cyaba ikinyoma kigomba kumuvamo aruko yavuye muri adolescence yabaye responsable kuko uyu munsi kumubwira ngo uyu nguyu si weso ni force majeure byakorwa nande byakorwa na nyina ariko nabwo akabikora aruko wa mugabo wundi yateye intambwe yo kuvuga ngo umwana n'uwanjye uriya mugabo adateye intambwe n'uyu nguyu umurera ntashake kumwandikishaho umubyeyi ibyo ni byo mu nyandiko nabwo yamureka umwana mu mutwe akagumana ko ise ari wa wundi mugabo wa nyina murera yazakora akamubwira ati buriya rero ati burya ati buriya ntabwo ari papa wawe ngewe na banteye inda bamfashe ku ngufu sinanamumenye kuko nta mpamvu yo kumubwira se w'icyo ntazi papa gito si ngombwa kumubwira umwana yamaze kugera kuri urwo rwego akamubwira uti ushimira umugabo wanjye yarakufashije utaruwe abyumva ariko papa wawe simuzi yararorongotanye abayo mu mashamba ya Kongo yego noneho nawe research kuri uwo mwana ikabira hagaze ntihagire basaza bashiki ba wa undi batangira kujya bahora bahengereza mu gipangu wana ari umwana wacu oya niba mumushaka muzabigire officiel bitabaye officiel rero aragumana se social se biologique mwibagirwe nyina mubwire ko aba muri ntuza muri Amerika Latine cyangwa yaguye mu nyanja yaguye mu bwato yazize impanuka y'ubwato umwana yibagirwe ko nta se biologique agira komsa imbaraga zose zishyire kuri se social nta bindi umuntu ni social ni naho ushyira imbaraga ofete ntawe biologique sara munsi abantu batabyara nizere rero ko wa mubyeyi usubijwe cyane n'ikibazo cyo kuvuga ngo kubanza kumwadabuta nacyo ntacyo ntago ari byo niba afite ubushake umugabo wa nyina niba afite ubushake adoption ni umwana ukura handi nabwo ku myaka runaka ariko urongoye umugore ufite umwana w'umwaka n'igice babyumva yego none yo muvanze umutungo n'uwo mwana arimo nta adoption ikenewe sibyo keretse uyu mugabo wavuze ati uyu nyirurugo avuze ati uyu mugore uyu mwana numuzanano byaba ngo akanapimisha ADN ibyo simbishaka ku mwana atarageza 20 yego iyo mishwano nayo yangiza umwana mu mutwe so umugabo niba yaremeye ko kuba umugore we yarazanye umwana akabatunga na bombi nibigume gutyo kugeza umwana akuze nabyo bizategurwa yego yego nibyo ngibyo ni wahandi agenda bene ayo makuraza intambike atateguwe neza akabibwirwa na mwarimu umwigisha ababyeyi batabizi akabibwirwa n'uwo mwana bakinana umupira ayo makuru yaje nabi niyamwangiza ukabona yatangiye kugira gutsindwa mu masomo yatangiye kwigunga yatangiye kwiga ibitabi byinshi cyane ibyo byangiza bene ayo makuru aje nabi atateguwe yangiza umwana kugira ngo umuganirize ibintu nk'ibyo ni ukumutegura ukamenya ngo ninde unayamuha ntabwo ari mwarimu wa primaire ntabwo ari mushiki wa cya kigabo cyateye inda ni nyina nakifashisha abandi ashaka harimo umugabo we cyangwa se n'undi abona umwana yibonamo avuga bamubwira kumva ko ari ukuri ariko nabibwirwa nabo ku muhanda n'uwo muri butike cyangwa motari umwana arangirika nibyo ngibyo rero Samusuri yagarutse i Kigali
ariko ngo yanejejwe no kuba yarageze i Kigali. Nta cyiza nko gutaha iwanyu. Samusuri yagiye afite ikibazo cy'amadeni akabije, afata icyemezo cyo kwigira Imuputo, niba ari Imuputo niba ari Maputo, Mozambique. Agezeyo ntekereza ko kuri Max TV aribo bamuhaye ikiganiro bwa mbere cyo kumutabariza, kumufasha kugira ngo arebe ko icyo kibazo cy'imyenda cyagabanyuka. Biranakunda pe, baramufasha, imyenda irishyurwa. Imaze kwishyurwa atekereza, bavuga se ko maze imyaka 3 hano kaba nta mwenda mfite Nyarugenge, urubanza rwanjye nari nsubikiwe rukaba rwararangiye, nkaba ndi umwere, ndakora iki mahanga wakwitahira nkajya gufatanya n'abandi banyarwanda kurwubaka. Afata umwanzuro agaruka i Kigali. Duheraho. No, kesi ya Samusuri irimo amasomo menshi, irimo patriotisme, itari yaba abandi. Patriotisme nka vocabulaire y'igifaransa. Amour de la patrie. Ntabwo ari yindi bigisha. Harimo gukunda igihugu cyawe cyane. Ejo bundi Chief Justice niwe atubwiraga avuga kuri kesi ya Prince Kid, avuga ngo igihugu cyawe naho waba ugifitemo urubanza, naho cyaba cyaragukatiye, naho cyaba kiguma ari icyawe. Ibyo rero bigirwa n'abantu bakeya. Ndabizi neza ko kuri no mihanda tutabihuza na benshi. Mu gihe turimo uri kura yuko abantu benshi bishakira kuba imahanga, nubwo nabo baba barimo ibyiciro byinshi. Yego. Mu mahanga ujyanywe no guhaha uwo rwose ni sawa, ariko kuba mu mahanga uvuga ngo sizasubira mu gihugu cyawe ni ikibazo gikomeye cyane. So nibyo Samusuri yakoze. Adashima n'abamufashije kugira ngo yishyure umwenda. Ntabe yavuga ko atari we wawishyuye. Avugamo wa mugore Jidite, mugore wa Safi Madiba, n'est-ce pas? Si. Hari umugabo avugamo witwa Mbaga, nawe nkeka ko nabanzi. Hari umugabo witwa Mbaga twigeze dukorana, ufite icyo nakwita urban tourism muri Zandera, Mwanza. Ashobora kuba ari uwo nguwo, kuko nawe akorera muri biriya bice by'epfo, nubwo afite na nationality y'Ubudage. Ni umuntu ufite inka z'inyambo, ufite ingamiya, ufite ubwoko bwose. Ibyo nacyo ni irindi somo ku bantu nabanje iryo gukura igihugu cyawe, nkurikizaho iryo kuba mu bantu ahari abantu hadapfa abandi. Urabyumva? Yego. So nuvuga ngo mu bibazo bya Samusure abantu barahabaye. Abonerwa umwavoka arishyurwa, hanyuma n'amafaranga arishyurwa, byose birakemuka, hanyuma afata umwanzuro wo kuza. So ibyo rero ni amasomo, hanyuma akagira abashima, akagira n'abagaya. Nacyo nakunze. Okay, kesi ya Samusure ni ya Jackie. Reka nzihuze, nari nakibagiwe ako gasomo. Mbabwiza ukuri, findi irutwa na so araroga. Abantu babwizanye ukuri, babyumva. Umuntu niba umwanga ubimubwire, niba umukunda ashaka ibyatuma umukunda, niba umukunda ubimubwire, niba umushima ubimubwire. Nta bintu byo guhishahisha. Aba bantu bombi izi kesi zibereye rimwe, ariko ifo kubwiza abantu ibintu kubibona. Bakageraho hari n'abakwanga, iyo ubwiza abantu kuri, hari n'abakwanga ariko bakagenda baza bageraho bakabona finaloma niko bimeze. Yego. Hari ibihe tujya tugeramo abantu ugasanga uburyarya, ubuhemu, kubeshya byabaye iturufu, byagize abantu abastari, byagize abantu abanyamujyi, byagize abantu civilize, ariko ntago biramba. Yego. Ubwira umuntu ngo ntiza bitanu ndabiguha nimugoroba ukagenda ukamara icyumweru, uri umubeshyi. Mubwire ko bizamara icyumweru. Umuntu muraho muraryaryana nka kumwe ntuza Mitsutsu yabivuze kuri Kiramani. Hari kiragiye Kiramani nari namwemeye muri bura bukwe, kuko yabujije Mitsutsu kugira gufatamo ijambo. Ambwira ati ntabwo ubukwe bamukidiramo comedy, karakaru kariko.
ariko Jackie nawe urabona ko yazanye izindi ngingo abantu tubane tuziranye yego hari umuntu bamwe akagera n'aho hagushuka ikiri cyo akakigira ikitari cyo akakigira cyo umuntu mubana muti fo kugira abantu bakabwizanya ukuri so nabikunze ko Samusure yagiraga gutya yahuza n'umuntu amaso ati nkawe twari inshuti ariko ibintu wankoreye ntiwigeze uyandikira ndimba tuwe yamushyize ku karubanda begeranye yago agaruka ku bantu bakoresheje ibiganiro umwana we bamwishyuye bakamukorera icyo bita script ntago yabavuze ariko barabazi barabugiye bababona ubwo turavuga muri rusange nyine yego hanyuma aravuga ngo aba bantu ninjiji niryo jambo yakoresheje ndamukotinze ntaba ninjiji ubujiji se ko bukira nabagome gukora inkuru itari yo ngo ubone amafaranga ntubugome ahubwo yabivuga yakanabibwiye RMC nabira biganiro niba bihari bakanabisiba nuvuga ngo iyo uhaye umuntu script nuvuga ngo umukoresheje nuvuga ngo inkuru siyo ni inkuru mimbano nase inkuru mimbano inemewe nuvuga ngo kuri Samusure yabyise gutyo ariko n'inzego zakabaye zibireba kuko ibyo ntibyemewe noneho tena ku mwana simvuze ngo umwana abantu babyumve mu buryo bubiri umwana utagejeje imyaka cyangwa se umwana mwene runaka twese turabana b'abandi bantu n'umusaza wa 80 afite n'umwana wa runaka so nuvuga ngo Samusure bimubabaza kuko bashatse kubyinjiza mu mwana we yego ariko hagati aho kuri aeroport numvaga abantu bari kubyina ngo abana babonye se manza atari umwana umwe afite abana benshi yabikubwiye mu kiganiro hano se yavuze ngo kuri Max iby'abana byo ntitwigeze tubimubaza ariko kuba nawe arabizi ko afite abana kuri Cita nabonye ikiganiro bavuga ko abagore ari bo benshi bagiye ku kibuga cy'indege na hano yarabivuze kuri Max none akaba n'abandi bavuga ko nubundi afite abana benshi yavuze ko harimo abakobwa be babiri muri bari yibyariye na ba nyina harimo bashiki be ba Samusure yego harimo abo bakorana niyo mpamvu mwabonye ntakiriwe n'abagore benshi niba harimo abana banje babiri nibyariye abakobwa hakabamo bashiki banje hakabamo abo dukina nabo numva bataba benshi abandi bavugaga ko abana babonye se kandi nabyo ni byiza kandi ntabihakana pe buriya n'umugabo utihakana abana no mu biganiro arabivuga ati ngiye sinakwihakana umwana zikwa ruwanjye my dear ubuzima bw'ikinyoma bugera bugasaza ifo kwibwiza ukuri uko kurukana kubwiza rubanda bamwe bakabukwangira ariko nyuma y'igihe bakazabona ko ari wowe nibura kuko iyo wibwiza ukuri iyo uvuga ukuri kwawe ukagushyira hanze ukereka abantu kubaho by'ukuri birangira bakugarukiye kuko kubana n'indyarya biravuna bitera umutwe bitera diabete bitera hypertension ko kwicara uvuga ngo ubu ko avuze gutya ashatse kuvuga iki umuntu ukubwira ngo akakwicaza Remera ahubwo ngo minota 15 kugezeho kandi wenda we yibereye nka Ruyenzi 15 ntabwo waba uvuye Ruyenzi ugeze Remera nk'umuntu wankoze mu bwonko kare abantu nk'abo donc mu by'ukuri donc reka mba warugiye kuvuga kuri uwo muntu hari umuntu twagiranye gahunda kuva saa sita ndagenda ndamutegereza ndi kumwe na mushuti wawe harimo ubwatsi se nta bwatsi bwari burimo turamutegereza bigeza saa 8 burya cyagenda guhamagara aribwo ndi kuvayo kuva saa 6 saa 7 saa 8 izo gahunda muzazivemo yarabafite yabamariye iki nafite urwego rwari mu buzima bwanyu urumva yambeshye kabisa uhita ukansuringa uhita unamusiba icyo bishatse kuvuga ni iki narimo nkubwira ngo kuvugisha ukuri kuraryana abantu bamwe ntibakwemere ariko ntabwo bifata igihe kirekire birangira bakwemeye sibyo nk'ubu Samusure niba yivugira ati mfite ubukwe mu kwa 12 yego ariko akanavuga ati mfite abakobwa banje babiri baje hariya ku kibuga cy'indege akanavuga ati umwana wanje w'umuhungu nawe ubwo si batatu akiri celibateri kandi afite umugore uzamwemera cyane bazamwemera ko ari umunyakuri kuko abatabivuga urumva
si urumva ntazashaka afite abana batatu yemera avuga nako ushobora gusanga ari nabo yemera we ratavuga kujya gushaka ufite abana batatu deja bangana kuriya ukabona umugeni ukwemera abantu bakaza bagataha ubukwe icyo kintu bakizi bitandukanye no kuvuga ngo tashye ubukwe bw'umusore yishyuye abakobwa batatu 1,000 ngo bajye kuvanamo inda ze umusore afite undi mwana yohereje mu kindi gihugu amuhishayo cyangwa se ari no muri iki yego nyine ubwo nizo kategori cyangwa se ubukwe buri mu mukobwa wakuyemo inda 5 cyangwa ufite umwana yagiye kureresha kwa nyirasenge wenda muri Canada cyangwa ikantarange ibyo byose ni bwa buzima bw'ikinyoma yego urabona ko yabandwe habona ubuzima bwo bwose icyo nakunze ni nayo mpamvu buriya ni nako gukurura nicyo gikurura abantu kuba yarabonye n'abantu bamufashije 100% hano hari indyarya ziri hano atagusaba na 5 ngo bimuhe kuko kuzi ko nta kuri kumuvamo ariko uriya muhungu Samusuri n'ibindi gahunda yose afite igihe kiri imbere abanyarwanda bazazitabira kuko ababwiza ukuri cyane ababwiza ukuri umunyakuri pe ayinya ameze nawe ni umunyakuri na nimero ze yazitanze nyina zifashe mu nk'umuntu umwe ntavuze nimero ze inde umunyakuri umuntu uvugisha ukuri ku rwego rwo hejuru uwo ninde se yaratanze nimero ze ndazibuka 078851 ko nzibagiwera 51 35 hari reka ndebe niba utabeshye abanyarwanda uko ngiye ndazifite yazitanze urumva akavuga ati imibereho ibirayi biboneke ni 51 hari ariko harimo 35 reka ndebe Samu 10 51 10 35 10 yarawe yabivuze yirukanka kwa ko giyewe ku bintu by'ururimi mita mbibona yabivuze yihuta bagira ngo hazama akantu ka absus ariko ashobora kuba yakoze abishaka cyangwa atabishaka yavuze ngo 0788511035 uracyumvise se icyo yashaka kuvuga ntago nyumvise warurangaye yavuze ngo 0788511035 nyine yarashatse kuvuga iki ni imibare 1035 0788511035 nuko yabivuze yego so icyo bishatse kuvuga rero nuvuga ngo societe yose uyibayemo umunyakuri ntago ubona ibya mirenge ariko ubona ibikugenewe ndakumenyesha ko iyi nimero kuba yayitanze ntago isaha abuze nk'ibihumbi 200 byamaze kumugeraho kandi ni 10 ryanjye raryiteguye nubwo tutaziranye Samu niyo mpamvu nayifashe mu mutwe Samu niki Samusuri niwe mpamagara niwe mwise Samu we nabirenze urumva abantu yuberetse ukuri kwawe nibibazo urimo babizamo nk'abanyarwanda ahantu namukundiye cyane Bruce Melody yamwemereye Samusuri yamusabye tike bari kuri live ya TikTok uzampe tike ngaruke mu Rwanda Bruce Melody arayimwemerera amubwira ko azayimuha noneho Bruce Melody igihe cyo kuyimwoherereza asanga hari undi muntu wayimwoherereje Samusuri aramubwira ngo byihorereza mfasha ningera mu Rwanda umfashe mu bindi hari uwayimaze kuyinyoherereza uko nako nukuri nyine umva ko ari ukuri kwiza nukuri ariko inyebebezo ziragira mukohereza ugasanga yazengurutse isi bose mwohereza amatike urumva ni umunyakuri cyane Samusuri bene abo se babarakangahe iyo bamaze kuvumburwa bene bicara bavuga ngo mudutera inkunga tugiye gukora ibifirano ugasanga igihugu cyose yagihinduye studio kubera ukurikije amafaranga yakusanyije Abyumva mwohereza amafaranga tugiye kohereza abanyamakuru mu turere amafaranga kaza ku buryo wiro turuva iyo channel yakabaye ifite umukozi muri buri murenge kandi uhembwa na bya mafaranga abo ibyo se bimara kangaye ntibaba babazi se ntahita se bakaryana inzara ayinya baba bazi yatambuka bakaryana inzara yafatisha bakaryana inzara aho kumva ibyo ari kuvuga bakaba bari gucinyanya inzara yatabariza umuntu abantu bakaza bigura intege bakavuga ngo twabwirwa n'iki ko ari uwo ibintu ari ibyanyabyo
nuko iyo batangiye kukwikeka gutyo kaba kabaye. Yego. So rero Samusure karibu rwose bose yagiye bavuga mu mazina na Ndimbati wari umuri ruhande. Aravuga ati nawe Ndimbati ndabizi ko ari ahantu wavanye yiso. Ntajya aca ku ruhande. Samusure aravuga ngo Usukimu yarambabaje. Aravuga kuri space ya Godfather ngo ntawucirira imbwa ikuze. Ibyo bintu byarambabaje ariko bari bavuze kubijyanye n'iki? Bari bavuze nyine ko Samusure yahindutse, bari kuvuga ko Samusure yahindutse, bagira ngo ari ndimucirira, ashaka kugaruka mu Rwanda. Usukimu aravuga ngo ntawucirira imbwa ikuze. Ariko umuzamu nushaje. Umuzamu nushaje. Biterwa nawe ushaka kuganisha. Uzanuka mugira umuzamu. Muzamu. Ariko rwose nawe yaramubabariye. Yego nyine. Oya nibyo bitanga amahoro ndugu yangu. Ibintu tuba ducamo donc karuma dukikijwe n'imyuka myinshi. Sibyo? Iturwanirira, idutera, iyo zo ntambara ziba kubwo ngo umuntu ni mugari. Ziba zidukikije. Ariko tuzikizwa n'ikizi. Conscience. Iyo ufite conscience iri clean ikurura n'ibindi bizima. None bizima bikaba byinshi bikarwanya ibibi. Umuntu akagutega iminsi byaheze. Wowe deja uri wiyubatsemo navuga kambyihorere. Ayinya. Iyo tuba tubireba. Tuba tubireba societe nyarwanda niyo menyereye cyane. Na mu gitondo ari umugore twakoranye akaganiro kuri TikTok. Umugore ufite salon yitwa nanjye wabona mbyibagiwe. Wari uri kuri live se? Twakoranye live kuri TikTok ye. Ariko yitwa Batisha. Ni salon itunganya abadamu n'abagabo bamwe na bamwe bakorera muri iriya nyubako dukoreramo. We rero ubwo yahoze akorera hirya ariko ari umuntu ukurikirana ibiganiro byanjye aho ndi hose akabimbwira. Noneho aza kwimuka yegera hafi y'inzira buryo uko nsohotse mu kiganiro duhura. Twaganiriye ambwira byose ahera ruhande. Ni nawe wambwiye bya bindi by'ukuntu nyine ubanza kuvuga ngo nambaye neza ngo ndasa neza nuko bigenda byose agenda ambwira avuga akubwira nuko uzajya ubigenza nizajya mbikubwira. Oya ntabyo yambwira kuko arabizi ko ntabwo napfa kumwemerera. Ubwo nari mbivuze ko azi byose kwa. Ambwira nyine ukuntu abareba ibiganiro by'umuryango nta na kimwe kiba cyamucitse. Natwe tubikoramo ikindi. Uri kubyumva? Ariko bivuze ngo umuntu mu myaka 3 y'umuntu akukurikira 3 2 akurikira akareba cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu ajya akavuga ati ibi bintu nahabiri. Icyo udakora ni bya bindi mba nkubuza byo gukurura abantu benshi. Ntabwo dukeneye ubwinshi. Dukeneye ubwiza. Bazima, badatukana, banyabo, batari pirate, twajyana mu ngamba, bemera ukuri. Ariko abijijisha n'abakunda bijijisha nabo babo barahari. So hano ni haze bakeya maze kuba 6,200 haze bakeya ariko bemera ngo ukuri kuvugwe uko kwakabaye. Ubwo utumye mvuge n'uyu wanyogoshe nabakorera muri iyo nzu. Ejo nibwo twahuye arambwira ati ahita azuza ngo Karejya ngo ubwiza ukura abantu. Icyo ubwacyo ni nk'igihango mbafitanye nibihango mbafitanye n'abantu ntabazi. Ubwo nanjye niyo mpamvu nahise njya kumushorera. Uranyumva? Ariko ejo yasuje ambwira ngo dore Karejya ubwiza ukura abantu. Ukubyumva? So nuvuga ngo rero hano ntago tugomba kuzamuka nk'ibihumyo. Ni gake 50 mu kwezi 100 mu mezi 2 it's okay. Ariko haze bazima. Ntago dukeneye benshi. Dukeneye bake beza batwunganira, badushima ibyo dukora, batugira inama, batubwira ati ahangaha wabigonze, wagoramye, watanye abo. Ntago ni ngo baba ibihumbi magana oya. Yego. Nayo ni satisfaction. Ahubwo Samusure nawe azaze numvise ari umunyakuri cyane. Yes. Yaje cyangwa mwahure ku kibuga. Hano iyo ntebe wicayemo azagaruke. Niyo yari yicayemo. Azagaruke rwose. Azagaruka. Ko ari ibintu reka nongera aka kantu. Aka kantu kwemera abantu ukiri celibateri abana 3 kandi ukavuga ko uri gupanga urugo. Amakuru y'abana abagabo bafite hanze
noneho ukabivuga kuri mikoro ayinya hari utahira ngo bivuge mu kabari ukubisa agatima noneho babivuze kuri kamera ukubisa agatima se iki ko ndeba uri kugira ngo oya ni amakuru abantu batsimbararaho cyane kandi kugakubita se singafite se ndagafite cyo shaka kubwira nuko abantu benshi bitwara umwanya kugira ngo ayo makuru bayahishe none we yarekuye nta n'ikiguzi cyane rwose abandi barwana no kugira ngo ayo makuru bayahishe kera kibaho za oruferino hari n'ababohererezagayo akagenda kandi mumushiriremo bakamufata nk'imfubyi kandi ari aho akomeye yidegembye oya akomeye ndabizi aya makuru aravuna ariko buriya Samusure kuba bivuze nanjye nkakagira gutyo ubu ushobora kuzasanga ikiganiro cye ari kiriya ari niki n'ibindi bishobora kuzaza bigenda bihindura abantu bamwe ukumva ko ntabwo ari amakuru yo kugundira kuko isaha n'isaha bazajya hanze yego kandi aho kubaho mu buzima bw'ikinyoma yego sivuze ngo ni ukumena ntabwo ari ugusuka nk'usuka amasaka ku zuba ariko abantu bakwiga strategy yo kuvuga ngo ukiga strategy yo kuvuga ngo umwana aravutse arageza imyaka nka wa wundi twaze tuvuga ugejeje 12 donc hari ayo makuru amakuru agira cycle y'ubuzima nayo babyumva hari amakuru agira cycle y'ubuzima hari amakuru aba ari violent yagishyushye ku bintu bijyanye n'ubuzima ashobora kugira icyo yangiza hakaba amakuru ushobora kumanaginga bisanzwe nk'ibanga rizwi n'abake ariko hakaba n'amakuru aristanya ugenda rwa ruziga rw'abantu bazi ibanga ryawe ukagenda urwagura mu mwaka wa mbere 5 mu mwaka wa kabiri 20 mu mwaka wa gatatu 100 ubwo urumva kuba wabiteguye ntago aza ahutaza rero urayategura amakuru nayo agira cycle amakuru areba ku buzima bw'umuntu agira cycle ntabwo ari ukuyarekura uko wiboneye hakaba na envelope yashyiramo urabyumva hari amakuru utavugira hari amakuru wavugira kuri kamera hari wavugira kuri kontwari y'akabari hari nawe wavugira mu rugo hari n'inka hari nawe wavugira mu ihema abantu bateranye urabyumva ariko uko byamera kose abantu bagomba kwiga uburyo amakuru yose ajyanye n'ubuzima bw'abantu social ibyo by'abana by'abavandimwe baba bataziranye bigomba kugera ahantu byose bikaba declassifié nta mpamvu yo kugira ngo ubike ibanga uzageze imyaka 60 urindwe nantuka utarishyize hanze ubwo numva ngo harabubujije uburenganzira umwana wo hanze we noneho biba biri ibindi abakeneye kumenyana nabo mu rugo ko ari bene mugabo umwe ntabwo ari uguhamagara umunsi umwe ku cyumweru ngo bavuye mu misa ngo bahite ngo dore nawe muvindimo enga inzoga tegura umwengo ni umushyitsi abo mu rugo bitegure ubushyitsi ukomeye nawe aze yikwije ayinya nuhamagara rero mwana wanjye kiriya gihugu kireshya kuriya buriya nacyo ni icyanjye ayinya oya ariko nta makuru atabona inzira acamo ngo agere hanze kurusha uko yahora ahishwe nta mpamvu amakuru areba umuntu nta mpamvu yo kugira ngo ahishwe ahubwo ni ukwiga uburyo ashobora kuba yatambuka ubu ndimo ndabwira benshi cyane ayinya ni benshi cyane babuze aho bayanyuze uwo bizagora azambwira mufashe mukorere iyo plan yego Premium Construction Group ni aba engineer beza cyane pe bakiri batoya b'abahanga bafite ubunararibonye baravanze ni abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga urumva ko bajyanye n'igihe inzu zigezweho mubona muri uyu murwa bafitemo akaboko kabo nubwo bitavugwa ariko harimo akaboko kabo rero mu basange hano i Remera munsi gato ya REB bafite inyubako nziza bakorera mu marembo hagati n'umuhanda gusa wambuka umuhanda yego ahantu hari ipoto y'amashanyarazi oya antene umunara ni umunara buriya ni umunara yego ku munara uri hariya rwose murahita mubona inyubako nziza y'umweru niho bakorera mubahamagare kuri 0784
42 5 cyangwa 07 559 80 iyo nimero urumva ko nanjye naje kwifata mu mutwe bizaza none se wumva mpamba imbwa ntago uhambwa imbwa twagiye rero iminsi iri kugenda yigira imbere gake gake tujya kurya akaziki ahantu twari twicaye ni hafi kwa Sostene wapi ariko agahumuro kakugeraho ariko nandi kubona nabo bestara ibyuma uwo muntu arambaza kandi ari kuwa kane ko mbona bari kwestara ibyuma saba abantu uyu munsi ariko wa kabiri ubu biragenda gutera ntabwo ati baba bari kugira ngo bategure ubungubu kwa Sostene nabo batangiye kwestara kugira ngo kuwa kane bizabe biri kugenda neza rero kwa Sostene ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira bafite igikoni cyiza bafite ibyumba byiza bafite sale nziza z'inama bafite screen nziza zo kureheraho match screen nini bakagira biari mbese kwa Sostene nta kintu wahaveba iyo hageze uburi mu maboko meza haba kuryama haba kurya haba kuruhuka byose urabihasanga kwa Sostene ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ukareba munsi y'umuhanda gatoya ukabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali naho ngaho rwose mubahamagare kuri 078 540 yego Liliose yaguhamagaye twavuganye ariko iminsi yagiye yambwiye ku kiganiro ngo adashobora kugikora date limite yo gutanga amafaranga nejo kugenda ni kuwa gatandatu ariko abantu ntago ni bakebeza ariko baziyongera ni nka babandi oya baziyongera aracyari iminsi dusigaje doko nta banga ririmo ni trip yo kujya mu Kagera izaba kuwa gatandatu tariki 21 twabanje kubyamamazamo gakeya nanjye ndibagirwa sinamubwira ngo aze abisobanure neza kuri kamera ariko tuzajya mu Kagera ngira ngo kugeza kuri no saha contribution n'ibihumbi 60 harimo byose urugendo kurya kunywa kuryama gutembera parike byose kuryama nta birimo ndaponyetswe nari mponyetswe ariko byose birimo yego rero Liliose nawe si nimero ntitwayivugana bagatangira bakishyura oya yego yayivuga niba uyizi ntago nyizi mu kanyirebe oya babanza kwiyandikisha ariko nutariyandikisha bamuvugishe nyine yahita amuvugisha n'icyo nabyo Liliose ni inkungu ikomeye Liliose uri he nakubonye yego kambaye iya WhatsApp 078 53 95 80 iyo ni nimero ya Liliose ariko ushatse ariko nta banga ririmo ibintu bya Liliose ushatse wanayishyira kuri afishe habanza cyangwa se ayo umusabe ya flyer yamamaza rura rugendo uyishyire mu kiganiro nta kibazo rwose ubwo rero nimuze mushyigikira uyu mwana yego oya banatembere tuzagenda twe n'amakamera tuzaba turi mu kazi ntabwo ari ukumushyigikira ntabwo ari ukumutera inkunga ahubwo no kumushimira ko yagize igitekerezo cyiza ntabwo imodoka arize ntabwo parike ariye nawe iwe yaradirinze ahubwo biranagabanuka ugiye uri wenyine warenzayo ahubwo ni ukumushima umwana w'umukobwa ubasha gutekereza ibintu nk'ibyo nubwo abantu batari kubyitabira ariko ni initiative nziza ndagushimiye cyane mwari asansana ku kiganiro cyiza rwose uduhaye nubwo cyabaye kirekire ariko ni cyiza cyane yego kirekire kivuga bizima it's okay kuko ari n'abamara amasabiri bavuga ubusa yego n'abakunzi ba KOP mwese turabashimiye cyane umuntu abananiwe ariko yego ibiganiro byacu byo nakagaruka